Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV, reka twizere ko muri hose mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubasangiza mu mpamvu 3 nyamukuru zagaragajwe ziri gutuma ingo z'ubu zisenyuka ku bwinshi. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Kuri ubu ntibigitangaje kubona abashakanye nyuma y'ukwezi bakoze ubukwe ukumva ngo barashaka gatanya. Hari impamvu nyinshi zituma abashakanye batandukana, gusa muri zo hari impamvu 3 nyamukuru ngiye kubasangizaho. Impamvu ya mbere, kutamenyana bihagije. Iyi ngingo iri mu zituma urugo rutaramba, kuko usanga abantu benshi bakora ikosa ryo gushakana batabanje gufata igihe kinini cyo kwiganaho. Nk'uko bisanzwe muri kamere y'umuntu, usanga bafite ingeso zitandukanye, yaba inziza cyangwa imbi, bikanagorana cyane kugira ngo undi muntu ahita azivumbura. Iyo bigeze mu rukundo ho biba ibindi, kuko umuntu agerageza guhisha uwo bakundana ingeso ze mbi, kuko bazi ko byahita bimusenyera urukundo mu buryo bwihuse. Amarangamutima ashobora gutuma umuntu afata icyemezo gihubutse cyo gushinga urugo, ariko ugasanga uwo agiye kurushingana nawe atabanje kumenya bihagije. Ugasanga wenda yamushimiye nk'uburanga cyangwa se amafaranga, ariko wakitegereza ukabona ntiyafashe umwanya ngo arebe ku zindi ndangagaciro ziramba kandi zifite uruhare runini mu kubaka urukundo rurambye, nk'imico, kwihangana, guca bugufi, ubwenge, umuco, uburere n'ibindi. Iyo umuntu agiye kubana n'undi batabanje kwiganaho bihagije, iyo bageze mu rugo umwe ahita atangira kuvumbura imico mbi ya mugenzi we atari yarigeze amenya mbere, bikaba bitangiye kubyara amakimbirane, gutyo mu rugo rwabo hagahora umwiryane. Impamvu ya kabiri, gukurikira ubutunzi. Ubutunzi ni kimwe mu bintu abantu bamwe na bamwe bakurikira kuri bagenzi babo, bigatuma biyemeza gushinga urugo bakurikiye ibyo umuhungu cyangwa umukobwa atunze, cyangwa bakurikiye amikoro y'umuryango w'umwe muri bo. Abakobwa cyane cyane nibo bakunda gutekereza ku butunzi bw'umusore, ntibite kureba izindi ngeso umusore afite, ahubwo bagakurikira amafaranga atunze. Hari abakobwa baba basanzwe bari mu rukundo kandi abo bakundana nabo babakundaga bihagije, ariko babona abandi basore bafite ifaranga bigatuma batandukana nabo bakundanaga, ahubwo bagakurikira ifaranga. Si abakobwa gusa, kuko hari n'abasore bafite izo ngeso, bagashaka umukobwa babanje kureba umuryango aturukamo cyangwa akazi akora, maze ntibite ku ngeso mbi cyangwa nziza umukobwa yari asanzwe afite. Nyamara nubwo abantu benshi bakunda kwibanda ku mitungo, usanga urugo rwabo ruba rudashingiye ku rukundo, ahubwo rwubakiye ku ifaranga. Impamvu ya gatatu, gusambana n'abantu banyuranye. Kuryamana n'abantu batandukanye bishobora kukubera imbarutso yo gusenya urugo rwawe, kuko iyo waryamanye n'abantu batandukanye biragorana kuba wazanyurwa n'uwo mwashakanye, kuko banabiciyemo umugani bati uwakirigizwe na benshi ntamenya uwamusekeje. Hari igihe uwo mwashakanye aba adafite ubunararibonye bwo gukora imibonano mpuzabitsina nk'ubwo bamwe mu bo mwaryamanye mbere bari bafite, bigatuma wumva ko umufasha wawe atakuryoheye, ahubwo bikagutera gusubiza amaso inyuma, ukibuka uwigeze kugushimisha bihagije mu buriri, maze bigatuma ushobora guca umufasha wawe inyuma, nyamara utafashe umwanya wo kuganira nawe ngo umubwire uburyo ashobora gukoresha akajya gushimisha bihagije. Ariko iyo utajarajaye n'uwo mwashakanye akaba atarajarajaye, ibyo mukoze mwese muba mwumva bibanogeye, maze mukazajya mugenda mwunguka utundi dushya, kandi buri wese ako yungutse akagasangiza mugenzi we, mukibanira mu mahoro. Gukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi si ishema, kuko uba wica ahazaza hawe, bikazakugora kunyurwa n'umufasha wawe kuko uba warabaye imbata y'ubusambanyi. Gusa ntibivuze ko n'uwijanditse cyane mu busambanyi atavamo umufasha mwiza, ahubwo ikiba gikenewe ni ukujya gushaka wabanje gufata umwanya uhagije, ukiga kuba mugiye kurushingana, kandi mwamara kubana mukajya muganira ku byo mwumva bikwiye guhinduka kugira ngo musigasire umubano wanyu. Urugo nk'uru rero ni ruramba, kuko usanga uwakurikiye amikoro ahora buri gihe afite irari ridashira ry'amafaranga, ugasanga urugo rwabo nta mahoro rurangwamo, kuko hari umwe uba yarimakaje amafaranga. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.